ariyo mpamvu dusebanye, ariyo mpamvu dusenyana, ariyo mpamvu tuvugana mabi, ariyo mpamvu tudashyigikirana, ariyo mpamvu tudahagararanaho, ariyo mpamvu tutambikana umwambaro ngo mwambike mugenzi wanjye, ahubwo mparanira kumusenya, mparanira kumwambika ubusa, mparanira kumusebya, mparanira mabi gusa kugira ngo izina rye ryangize. Nanjye ndumva mbabariye jore byose, kandi ukizera yuko nibyo ngibyo byukoze bizakugira umumaro, bizawubwa bizabanza bikuvure. Erega je mpora mbibabwira, iyo unkunze kamvuga neza, ukanyifuriza neza, amakosa nkukorera ukayambabarira ntanagusabye imbabazi, niyo ngize nanjye umutima ukankomanga nkatera intambwe nkazangusaba imbabazi, ibyo rwose noneho nta kandi karusho. Ariko kugira ngo wowe wivure nuko uzajya ufata umuganwa ukamubabarira atazi gusabye, ni wowe bivura. Uzahura nawe umuhobere, uzahura nawe muvugishe, uzahura nawe ashaka na lift uyimushye, ariko uwa mbere we bizavura ni wowe. Niba wowe rero wajori utavuga ngo reka azabona ko mwikombaho, azabona ko mwiguyaho, azabona ko bikorere wowe gusa kwiha amahoro, kugira ngo wumve nabo muvugana bose bazajye bumva uvuga ngo jewe buriya rwose jori namubabariye. Ariko no bivuga bishyire mu ngiro, wibivuga gusa. Turabasuje mwese bakunzi ba Team TV, yasashimwe, Kristo yazakuzwe, muraho mara amahoro. Nongeye kuboneka ari imbere yanyu n'imbere y'Imana. Dushima Imana yuko nanone yaduhaye undi munsi wo kubaho, dushima Imana yuko nanone yadutije ubuzima. Nukuri Imana ihabwa icyubahiro. Njya mbabwira buri gihe ntabwo njya mbifata gutyo ngo numve ko ari ibintu bisanzwe, buri gihe cyose mbona ko n'umugisha ugeretseho uwundi, n'ubuntu bugeretseho ubundi, kuko hari ababarageza hacecekerwa. No muri aka kanya tuvugana hari benshi barimo bapfa, abandi bagejeje muri morgue, abandi barimo guhwera, abandi barimo gukora accident, abandi hari byinshi. Rero twebwe tukiriho, Imana ihabwa icyubahiro, reka tuyishime, uhabwe icyubahiro umwami w'abami. Nanone tugushimiye kuri Imana yacu, uri umuremyi wacu, uri urukundo, uri byose muri byose. Tuguhaye icyubahiro kubw'uyu munsi mwiza turemeye kugira ngo tunezererwemo, kandi nanone mwami uko tugushima ari nako tugushimira ko waduhaye igihugu cyiza n'abayobozi beza, abayobozi bakunze abanyarwanda, abayobozi bakunze igihugu cyabo, abayobozi bakifuriza ibyiza gusa kandi bakanabishyira mu ngiro bikatugeraho. Uhabwa icyubahiro. Ndakwingiza rero kugira ngo mwami wowe rukundo, wowe byose muri byose, ijambo ngiye kuvugira hano ntiribe iryanjye ahubwo ribe iryawe mwami. Ndaguhendahenda kugira ngo mwami wariteganije abari we rizageraho. Hari uburyo ujya ugena ikiraro ukagitinda neza, ukagitunganya, ndetse ukanagena n'imodoka iri bumugezeho icyo kiganiro cyangwa iryo jambo rimufasha. Ndaguhendahenda rero kugira ngo ntibibi byanjye, simvuge, sinumvikane, singaragare, ahubwo wowe muri jewe uganze. Shyirwa hejuru kujya gukora ibirenze ibyo natuye mu izina rya Yesu, amen. Yes, rero nongeye kubakira, nongeye kubaha ikaze mu izina rya Yesu. Uyu munsi rero naje mvuga ngo tuvuge ku rukundo. Urukundo ni iki? Urukundo rumeze rute? Urukundo ni urwa muntu ki? Urukundo rwahereye hehe? Urukundo turuvoma he? Ese ubundi urukundo rutumariye iki? Yes, rero nkavuga ngo uyu munsi tuvuge yuko urukundo ruhebuje, urukundo ari byose muri byose. Urukundo rwo rwatumye Imana yemera gutanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo abamwemera bose bazarimbuka ahubwo bazahabwa ubugingo buhoraho. Urukundo nasoma muri Yohana 3:16, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbona inkomoko y'urukundo ari ahangaha. Mbona inkomoko y'urukundo ari Imana, uburyo yakunze isi, uburyo yadukunze twabari mu isi, uburyo yiyemeje ikavuga ngo kugira ngo mbigaragaze nuko ntanga umwana wanjye w'ikinege akabapfira. Mbona yari yo nkomoko y'urukundo. Bivuga rero ngo nge nafashe yuko
urukundo rugaragarira mu bintu bifatika nk'uko Imana yadukunze cyane nk'uko yabonye yuko dushobora kuzarimbuka nk'uko yabonye yuko dushobora kuzabura ijuru tukabura ubugingo nk'uko yabonye yuko Kristo ataze ku isi ngo dupfire tuzabaho tubabaye kandi tukazasoza nanone tubabaye tukazabaho ubuzima bubi kuri iyi si nanone n'ahandi no mu ijuru tukazaribura kandi mu ijuru duhora tubona ko niho honyine tuzagira umunezero utavangiye kuri iyi si turanezerwa mu kanya gato ukabura umuntu ukababara kuri iyi si turanezerwa mu kanya gato ugahura n'ikikubabaza dufite umunezero tujya duhura nawo ariko no tugira ibintu bijya biza ukagira ngo ni nk'itara ripfundikiwe aho kanya Jerry wasekaga ukajya kubona arumimirije kubera iki kubera isi turimo rero urukundo sanga ari ibikorwa sanga urukundo kuvuga ngo ndagukunda ariko singira icyo nkora mbona ari uburyarya nkuko twabonye ko Imana yakunze cyane abari mu isi ariko iravuga singiye kubivuga amagambo gusa ngo icyo cyandikwe Imana yakunze cyane abari mu isi full stop ahubwo cyandikwa kigaragaza ngo yaradukunze irangije igira ikiguzi itanga kugira ngo igaragaze urukundo rw'idukunda uko rungana ariyo mpamvu yatanze umwana wawe w'ikinege ababyeyi twarabyaye abagira umugisha kuba twarabyaye ndetse nabo batarabyara nzi neza yuko ari a matter of time give time igihe cyane nikigera Uwiteka azakugenera umugisha kandi uzawakira kandi uzawukikira kandi uzawonsa kuri babandi bategereje namwe icyo gihe kizagera muzumva uburyohe bw'umwana kandi birashoboka pe nzi ubuhamya bw'abantu benshi nzamara imyaka 20 bakabyara nzamara 15 bakabyara nzamara ingahe bakabyara ntucike intege ndakubwira ntucike intege izera Imana uyizere gusa udashidikanya uvuga uti wa Mana agenda kwizeye nkuko Shadrach na Meshach na Abednego bamwizeye bizeye Imana bavuga ati nahitadukiza nahitaturokora we are ready to die ako ntabwo tuzigera turamya kiriya kigirwa Mana nawe utarabona uwo mwana ntuzigere ugira ikigirwa Mana kimworamya ivuze kora ibishoboka senga ahasigaye vuga uti wa Mana nakoze ibyanjye nk'umuntu ariko ahasigaye ndumva ari wewe wenyine ntegereje iyo uyihanze amaso ugaragaza ko ibindi byose byananiranye nayo yihesha icyubahiro nibura kugirira neza izaguha uwo mwana noneho reka turebe nababwiraga ngo wowe mubyeyi ufite umwana ibaze ko ufite umwana uyu umwe ukumva ijwi rirakubwiye ngo genda utambuye umwana wawe byakugora cyane ariko Imana yaravuze kugira ngo nshyireho kashe ku rukundo nkunda aba bantu kugira ngo ngaragaze yuko koko mbakunda iremera itanga umwana wawe w'ikinege araza aradupfira araza aratwitangira tubabarizwa arapfa arahambwa kugira ngo twebwe bazamwizera twese tuzashobore kubona ubugingo buhoraho urumva ko nanone yararangije adushyiriraho n'itegeko ntabwo ari buri umwe wese uzabona ubugingo buhoraho apfiriye twese ariko nanone ntabwo ariko twese tuzabona ubugingo buhoraho ahubwo uzabubona ni wa wundi wamwizeye akavuga ati ndakwizeye nemeye yuko mu by'ukuri wampfiriye ndakwizeye rero wa wundi kuko yamwizeye azahabwa ubugingo buhoraho nicyo kintu nirwo rwunguko azabona kuvuga ngo tubonye ko urukundo ni ibintu bifatika bikorwa ni kuvuga ikintu ariko nkanagikora mu bikorwa narangiza nanone wa wundi we nkikoreye nafite icyo akwiye gukora kugira ngo rwa rukundo ruze rumugirire umumaro tubonye ko nawe afite icyambere kwizera aho nuko Imana ukayizera pe n'umutima wose ntugire imbereka muri wowe ntugire icyo ushidikanyaho mu Mana nayo rero igasoza itwereka ngo ntabwo nzabivuga gusa sinzanabikora mu bikorwa gusa nawe ntuzanyizera gusa ahubwo ndagusezeranya ko niwubahiriza isezerano nguhaye niwubahiriza icyo gihango tukemeranya yuko nunyizera utashidikanya yuko nawe uzabona inyungu Imana irabigaragaje izaduha ubugingo buhoraho aho rero ni kuri wa muntu wo twavugaga kwizera rather urukundo icyo ari cyo rero reka nkubwire muntu w'Imana urukundo ni byose muri byose usomye mu Bakorinto ba mbere 13:7 haravuga ngo urukundo rubabarira byose rwizera byose rwiringira byose rwihanganira byose urwo ni rwo rukundo nyarukundo ngurwo urukundo abakristo dukwiye gukundana ukagira utya ukavuga uti Jori amakosa yose yankoreye ndumva nyamubabariye kubw'urukundo rwa Kristo nkuko nawe yankunze namwegera namusaba imbabazi
akankuraho bya bicumuro byose, akabimpanaguraho, akansezeranya ijuru, nta kindi kiguzi, ikiguzi ari ukwizera gusa. Noneho nawe ukavuga uti kubera ko iri jambo narisomye kandi nkaba ndi umukristo, nanjye ndumva mbabariye jore byose, kandi ukizera yuko n'ibyo ngibyo byukoze bizakugira umumaro, bizawe ubwawe bizabanza bikuvure. Erega jye mpora mbibabwira, iyo unkunze ukamvuga neza, ukanyifuriza neza, amakosa nkukorera ukayambabarira ntanagusabye imbabazi, niyo ngize nanjye umutima ukankomanga nkatera intambwe nkazangusaba imbabazi, ibyo rwose noneho nta kandi karusho. Ariko kugira ngo wowe wivure nuko uzajya ufata umuganwa ukamubabarira atazi gusabye, ni wowe bivura. Uzahura nawe umuhobere, uzahura nawe umuvugishe, uzahura nawe ashaka na lift uyimuhe, ariko uwa mbere we bizavura ni wowe. Niba wowe rero wajori utavuga ngo reka azabona ko mwikombaho, azabona ko mwiguyaho, azabona ko bikorere wowe gusa kwiha amahoro, kugira ngo wumve nabo muvugana bose bazajye bumva uvuga ngo jyewe buriya rwose jori namubabariye. Ariko nubivuga bishyire mu ngiro, wibivuga gusa. Wa muntu ntaze kumva kandi usenya, wa muntu kandi ntaze kumva uvuga nabi. Niba ari urukundo rwa Kristo ruri muri twebwe twakiriye, reka koko ruba urukundo rwa Kristo, rubabarire byose, rwizere byose ko bitunganye koko, kandi rwiringire ko byose bigenze neza nk'uko wabyiringiye, nk'uko wabyizeye. Nanone nirurangiza rwihanganire byose, ibyo umuntu yagukorera byose uzajya ubyihanganira. Ariko reka nkubwire, mu Kristo urukundo rwa Kristo nirugutaha, uzakunda ukunze, uzababarira ubabariye, uzibagirwa nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana burya yatubabarira kibagirwa n'ibicumuro byacu. Ibaze ugiye imbere y'Imana nk'uko natwe tujya tubigenza kuri iyi si. Hari isengesho ryo nyamvuga rijya rinkomerera, iryo sengesho Kristo yasize yigishije intumwa ze, rijya rinkomerera cyane, aho uvuga ngo utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Icyo kintu ujya ukibazaho, njye nyibazaho kikansinda. Tubabarire, umbabarire ibicumuro byanyu nk'uko nanjye nababariye uwancumuyeho. Ako se mu by'ukuri koko aramubabariye? Ntagira cyo ukamwibutsa cya kindi. Ubuse Kristo nawe agiye abigenza atyo akatwibutsa. Reka mbasabe Imana iduhe imbaraga, twegere Kristo tumusabe imbaraga, adushoboze nk'uko ijambo rye ritubwira ko ari we wenyine udushoboza, adushoboze, aduhe imbaraga ziri butume mbabarira jori nkamubabarira mubabariye nkibagirwa. Yakora n'ikindi kintu nkahera kuri icyo, simvuga ngo ariko ngo rega n'ubundi si icyo gusa, n'ubundi ntiyakoze n'iki se n'iki ntiyagikoze. Oya, nk'uko Imana kubera urukundo dukunda iturebera muri Kristo Yesu, ikaturebera mu maraso y'igiciro yamennye, ikaturebera mu cyubahiro yasize, ikaturebera muri ibyo byose, yaturebera muri Kristo Yesu, bigatuma itugirira imbabazi. Reka natwe turebere wa mu Kristo, tumurebere mu rukundo rwa Kristo. Wa muvandimwe wanjye tuvindimwe, reka murebere muri urwo rukundo rwa Kristo, uko ajya nagize ubuntu, nagiriwe ubuntu burusobanukirwa, burumenya. Nanjye reka ubwo buntu mbukoresha, njye nkurebera mu rukundo rwa Kristo. Ninkubabarira nkubabarire mbabariye kandi nanibagirwa. Ndabinginze ngo urukundo rwa Kristo rutuganze, urukundo rw'Imana rutuganze. Twambara urukundo, twisasira urukundo, twiyorose urukundo, nibwo tuzakundana bya nyakuri. Nibwo umugabo azakunda umugore bya nyakuri, nibwo umugore azakunda umugabo bya nyakuri, nibwo umukobwa azakunda umuhungu bya nyakuri, nibwo umuhungu azakunda umukobwa bya nyakuri, nibwo abavandimwe bazakundana bya nyakuri. Nibwo iryo uvuze hano uri wenyine ni naryo uzavuga hirya uri mu bandi, iryo uvugiye imbere niryo uzavuga, kubera urukundo rwa Kristo rukuganje. Ubwo nitwarekeraho, urukundo rwa Kristo rubaganze, nicyo mbifurije. Urukundo rwa Kristo rutuganze, nanjye ndimo. Ijambo iyo rimanutse buri gihe ntabwo urivuze aba aribwira abandi, ni Kristo uba urimo utubwira, nanjye ubwanjye ambwira. Urukundo rwa Kristo rero rutuganze, ruduhindure. Uyu mwaka wa 2024 uba umwaka wo gukunda Imana, umwaka wo gukunda abantu b'Imana, umwaka wo gukundana nk'abana b'Imana, uba umwaka wo guhindurirwa amateka, ntihongere kugaragazwa kwambara wa mwambaro w'urwango, kwambara wa mwambaro w'amagambo asebanye, kwambara wa mwambaro wo kwangana. Muri make uyu mwaka ukubera umwaka w'urukundo. Urukundo ni rukuganze uyu mwaka,
ukarinda urangira uganjwe n'urukundo uzarangira wuzuye amashimwe. Imana iguhe umugisha. Data mu izina rya Yesu Kristo nguhaye icyubahiro kubwira ijambo rya ntabwo rijya rimanukira ubusa, riba rifite impamvu igihe cyose. Waturebye uradupima usanga urukundo muri twe rugabanutse, ariyo mpamvu dusebanya, ariyo mpamvu dusenyana, ariyo mpamvu tuvugana amabi, ariyo mpamvu tudashyigikirana, ariyo mpamvu tudahagararanaho, ariyo mpamvu tutambikana umwambaro ngo mwambike mugenzi wanjye, ahubwo mparanira kumusenya, mparanira kumwambika ubusa, mparanira kumusebya, mparanira amabi gusa kugira ngo izina rye ryangize. Mwami w'abami ndakwingiza kugira ngo uduhe urukundo rwa Kristo, kuko turi abakristo abanyarwanda. Mwami duhe urukundo rw'Imana, ntabwo rujya ku mukristo gusa. Twumvise ko ari urwa twese. Imana yakunze abari mu isi bose n'abanyarwanda barimo. Natwe Mwami twese nk'abanyarwanda duhe kugira urukundo rwa Kristo muri twe, nibwo tutazicanya, nibwo tutazasebanya, nibwo tutazasenyana, nibwo tutazifurizanya ibibi, kuko iyo ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda ntabwo wifuza ikibi cyawe kuri mugenzi wawe. Ikindi Mwami utwibutse nuko turi ingingo zigirirana. Iyo ikirenge kibabaye ijisho rirarira rikagaragaza ububabare buri ku kirenge, izuru rirahoboba rikagaragaza ububabare buri ku kirenge, akanwa kakabumbura ururimi rukavuga ububabare buri ku kirenge, ukuboko kwihutira gushaka icyafasha cya kirenge kubera ububabare buri ku kirenge, ikirenge kigacumbagira kijya gushakira ubufasha bwa cya kirenge cyababaye. Yo papa, twibutse ko turi ingingo zigirirana, kandi muri Kristo Yesu kugira ngo tube ingingo mbese tube abakristo buzuye, nuko tumenya ko turi umubiri wa Kristo. Uriya n'uyu nanjye n'uriya ni twebwe tuza tukagira umubiri wa Kristo. Ese tuzaba gute umubiri wa Kristo? Ese tuzaba complete gute kandi tugisenyana, tukiwushwanyaguza, tukiwusenya? Mwami Yesu we dutabara utwibutse urukundo ko rwo rwatumye dupfira, rwo rwatumye tubabarizwa, rwo rwatumye wambika ubusa mu ruhame rw'abantu, rwo rwatumye uterwa icumu mu rubavu, rwo rwatumye uterwa imisimari, rwo rwatumye ubambwa, rwo rwatumye uhambwa, rwo rwatumye ushinyagurirwa. Urwo rukundo icyampa twese Mwana tukarwambara uyu mwaka wasoza twuzuye amashimwe, aho gusoza dufite ibyasha bitwibutsa ko umwaka wose nabaye wo gusebya abandi, nabaye wo gusenya abandi, nabaye wo kuvuga n'abandi, nabaye dutabare Mwana. Shyirwa hejuru kujya gukora ibirenze ibyo natuye. Girira neza buri wese ukurikira Team TV, muhe umugisha, mushoboze, mukorere uko wagennye kumugirira muri uyu mwaka, azasoza uyu mwaka ashima. Mwami umugisha buri wese utwifuriza neza, umugisha buri wese utwaturaho amagambo meza, umugisha buri wese ufasha uruti rwacu rw'umugongo nka Team TV tugatuma duhagarara twemye, umugisha buri wese udufasha amaboko, umugisha buri wese uhagararanye natwe. Kandi girira neza abanzi bacu, ubahe kurama, nta muntu utabagira, ariko ijambo ryaratubwira ngo tubasabire kurama kugira ngo bakomeze kureba kugira neza kw'Imana, bakomeze kubona uko Imana ikomeza kugira neza. Shyirwa hejuru muri byose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.